Hi guys, how are you doing? I hope all of you are doing fine. Amazon and Debby. This is my this is my YouTube channel. What I do here, I do storytelling. That's what I do every day during Nakoraga. But for 6 months, I stopped doing storytelling until yesterday. Why not working? Why not doing the things that you love to do? So today I'm here in front of you giving you story after story nyinshi cyane abantu banyandikiye for long time. So you must ndabereza inkuru imeze gutya. What can you do if your uncle asks to sleep with you? Uncle aramutse agusabye kuryamana nawe, what can you do? Story time. Ni umuntu wacu twandikiye, ni inama ari kutugisha. Don't go anywhere utaragira uno mwana inama, ni umwana w'umukobwa. Yes, thank you. First, so guys, hi, inkuru yacu imeze gutya uyu munsi. Imeze gutya. So umwana w'umukobwa aranyandikiye, mana sinkibuka no kuvuga inkuru, but I'll try my best. Yes, umwana w'umukobwa aranyandikiye kuri TikTok, naho abantu bashaka kunyandikira TikTok yitwa Debby Ntwari. No, Debby Zion. I changed my name. Why? Because Zion is gold. Maybe that's why. Yeah. So umwana w'umukobwa aranyandikiye arambwira Debby, cyose kimeze gutya, ni umwana bwaranyandikiye arambwira ngo Debby mfite ikibazo kimeze gutya. So nakuze iwacu nyine hakunda kuza abafamiliye benshi, nakuze nyine ndi umwana wa mu rugo and everything. Mu gukura kwanjye iwacu ntabwo twari abakipe, iwacu ntabwo twari twishoboye, ariko nyine mama wanjye yari afite basaza biwe, afite barumuna biwe, afite nyine famiye ya mama yacu ari nini cyane, kubera ko nabi waba mama nabo bari abakene pe. Papa wanjye nawe ntabwo yari umukire, but my dad tried. Niwe muntu nyine wari uhari uvuga ngo nshobora kugerageza, ka do this and do this and do this and do this. Yes. So ubwo rero nakuze mbana na bankle banjye, mbana na ba auntie banjye, ubuzima nyine bumeze neza. For me growing up, niga muri P3, my mom passed away. Mama wanjye amaze gupfa rero niho abantu bose twabanaga mu rugo, like we separated. Nagumanye na papa na mama wanjye until papa wanjye avuze ati mfite abana batatu, ntabwo nenda kuzabaho njyenyine. Papa wari kwabanje arabarera, bamaze kugira imyaka, uyu nguyu niwe mutoya, amaze kugira imyaka 16. Papa aramubwira, you know what, I have to sit down with you guys and tell you something. Baramubaza, see what's going on, are you okay and something. Arangije arababwira ati sasa ari umukobwa nakunze. Papa w'umuntu kabibabwiye, arangara ati baby nakunze, ndashaka kubana nawe, ariko arabizi ko mfite abana batatu, ariko nanone abana banjye mwege n'umwaka mutabyemeye ko mbana n'uyu mugore ntabwo tuzigera tubana. So niho papa abana umukuru w'umuhungu nyine ngo w'imfura yavuze ati oya papa please you have to get married, kwa ko n'ubundi uyu mwana wacu muto reka tumwite wenda Jessica or Jessie anything. Yeah, arenda ni umukobwa mukuru yiga mu kane secondaire, ejo bundi azarangije secondaire, things like that. So umwana yavuze ati rero nari close na papa wanjye cyane, kubera ko papa wanjye yagize gutya nyine amaze gushaka, mbona nyine ntago tukiri inshuti cyane nka mbere, atarasha ko ninjye twavuganaga cyane, ninjye twaganiraga ibintu byinshi, ninjye wabanaga nawe, ninjye kana kari mu rugo kuko mukuru wanjye na bro wanjye yiga muri kaminuza ntago bahabaga, you know, ninjye wabaga uhari and everything. So umwana rero nyine abona papa we like is going away from, nyine ameze nk'ari kumuhunga or something. Niko kuza kugira gute papa we niko kumubwira ati you know what, uri umunyeshuri, ndashaka ko ujya kwiga hano hantu. Ariko bageze kuri icyo kigo basanga umwana nyine arwara igifu and everything. Amaze kurwara igifu, twigaga mu wa gatanu secondary something like that. Ageze mu gatanu nyine ndabona utangiye kurwara igifu, reka dukore kino kintu, reka tureke kuvuga ngo ugume kuri kino kigo, reka njye kwishyura, ngukore buri kimwe cyose, ndakugura telefone, ngushakira inzu hanze hafi y'ikigo. Nyine ni nkaho n'undi nawe yaratuye nyine ngo hafi y'ikigo cyane, ku buryo abana biganaga nyine yashoboraga kuba nyine ni nko kurira igipangu, yaratuye inyuma y'ikigo, urumva ngo abana bigana nyine baruraga bakaza kumureba. Umunsi umwe rero ngo ari abaho hantu nyine aba muri iyo quartier, aba muri iyo nyine ahantu yaratuye. Umunsi we nyine ni wa muntu taravuganaga bankre be, urumva bankre bari baragiye nyine barimwe barashatse abandi batarashaka, urumva
ari muri karitsiye umunsi umwe agize gutya akubitana nande na oncle wiwe uvukana na mama wiwe barakubitana mu muhanda arambwira we arambwira we bite umeze gute umeze neza yigo arambwira se ko timutagarutse kudusura avuga ngo nyine abantu so bagiye baba busy abona nyine oncle ameze neza afite imodoka nyine aho yaratuye abona man oncle yarahindutse ntagakiri wa oncle we wa kera urumva noneho banyine umwana atajya kumuganiriza arambwira mba hararuguru ibikintu kirambwira toke ndabona duturanye rero kuko nyine umwana n'umudigaga muri Kigali nago yigaga kuri iwaba ahubwo niho hatari muri Kigali arambwira ati rero ujye umbwira n'icyo kibazo cyose ujye umpamagara unze ngusure nze nyine tuganire nze umwana nyine abagize amahirwe uribuka yabuze attention ameze nkaho yabuze attention ya papa wiwe agize amahirwe abonye attention yande ya oncle we ngatangiye kujya mwoza amafaranga akamuvugisha umeze gute wariye proof nago ntuye Kanombe but it's almost the same why is that up there yeah so papa nyine oncle atangiye kugeza kumusura akamuhahira ibiki byose umwana we atangiye kujya agira ute aba nk'icyana cy'ingagi kubera oncle we arahaha n'ibintu byose papa yakagobye amafaranga papa amwereje umwana akubitaye iposhe arambwira ati sibyo ko nasengaga najyaga gusenga yasengeraga kwa nyine yakunda kujya gusenga ngo Kimihurura mu gihe nyine kwa apotre kwa Minyoni yes akunda kujya kwasengera most like every day akundaga nyine kuba yagiye gusenga kwa apo nyine hara kwa muri Women Foundation muri Noble Church urumva umwana nyine akajya gusenga umuncle rero natangiye kugeza akamufata akamujyana gusenga ariko oncle akazi yakoraga kana kazi nyine gatuma sometime arahari sometime nagahari ariko yabaga hari like full mukoko like he who used to be there umunsi umwe rero oncle bangu akajya gukorera hanze that time umwana arigeze mu wa gatandatu wabura agakinga kuri examen oncle aragenda amara almost 3 months yagarutse umwana nyine yarasuye iwabo nyine akajya muhamagara gakeya atangira no kujya kuza kubasura iwabo papa we nyine aje nka kangahe uwo mama nyine bari bashakanye papa we abaza nyine umwana we se ninde arambwatiye guko uyu ni musaza wa mama wacu and everything arambwati nta kibazo cyo gusura abana uwo mama nyine ngo ntago ari umumama mubi wenda nago ari umama mubi urumva ujye gusura abana kuko mama nyine ngo yaramaze igihe gito nyine ngo abyakana kabo bambe bafitanye n'umugabo wiwe nyine papa wabo bana ngiye ngunda gusaba story yose kugira like umfate anchors zose you know me yeah so rero icyo ritaje kuba uyu mwana w'umukobwa nyine oncle akomeza kubasura umunsi umwe rero oncle we azanye n'umukobwa amwereka papa w'umwana we ati uyu ni fiancé wanjye tugiye kubana and everything nyine hano abana nyine shinge oncle wacu afite ubukwe oncle wacu mwiza ugize kudusura abandi ntabwo bajya baza afite ubukwe and everything rero muri icyo gihe umunsi umwe from nowhere uyu mutipe nyine w'umuncle we aramuhamagara uyu mwana ngo yaramaze igihe gitoya agarutse i Kigali kuko yaraje kwiga muri kaminuza aramubwira okay uri hehe aramubwira ndi muri Kiste umwana yiga muri Kiste reka tukabonana aramubwira ati nta kibazo aramubwira uri hehe aramubwira reka nze ngutore kuri Kiste sorry kanze ngutore kuri Kiste no problem oncle we araza aramutora amwicaza mu modoka nanje ngo maze kumwicaza mu modoka ngo aramujyana nyingo asanzwe amujyana yagenda aramuhahira maze kumuhahira aramugurira ibiki byose maze kumugaranira amazi ngo aramubwira seka ngo aze ikibazo wenda Jessica okay Jessica hi I want to ask you something as your uncle because nagufite mama wawe nagufite whatever but I can talk to you as your uncle yes do you understand yes and aramubwira I want to ask something have you ever heard jiggy or wakora jiggy cyakora abahungu baragwira umwana nyine yikanga cyane yumva ukuntu oncle amubajije ibyo bintu umwana yikanga atambwira ati oya nago ndabona boyfriend arabaza kugira boyfriend no kuba warakoze bino bintu ni ibintu bibiri bitandukanye ndashaka kubaza umbwiza ukuri have you ever had jiggy umwana avuga oya arambwira ngo mva ngo ndashaka kubwira ikintu amwe ngo yego ngo burya ngo nushaka kubikora cyangwa nushaka kumva ufite amatsiko uzambwire duhure then I will show you umwana ati nabizi cyuya kimanuka mu kwaha kimanuka mu birenge kimanuka ahantu hose ndajigidwa ndavuga ati karabaye oncle wanjye numbaje icyo kintu nimbwiye ngo ningira amatsiko nzagira ute azamuhamagara mbwire
ndavuga ati noneho karabaye. Nahise ntaha kuva uwo munsi nongera kumuvugisha nyine nkajya muvugisha gakeya, mbere naramuhamagaraga mbere n'ibiki byose. Then tujya no yenda gukora mariage, none gukora mariage aranje arambwira ati umugore wanjye ntabwo aba ari mu rugo, atakugira ukomuze ukodesha inzu, come over and stay with us. Aravuga oya, umwana aravuga ati ngende umukobwa mukuru, papa wanjye kunyishyura inzara bishoboye, nanjye ubwanjye atamuna bishoboye, nashaka akazi nkareba ko nakitunga na basita wanjye arahari na bro wanjye arahari, bose bamfasha, ariko ntabwo naza kuba iwawe. Arangije ngo aragenda, uwo oncle aragenda yegera papa w'uyu mwana aramubwira ati sasa, as you can see, aba n'abana bashiki banjye, kubona umwana w'umukobwa yibana i Kigali gutya kandi ngiye gushaka, mfite umugore ngiye gushaka. Icyo gihe nyine amaze gushaka no yandikiye papa, kandi ngiye gushaka umugore, kubera icyo utafata uyu mwana ngo ugire ute umuzane tubane. Papa bitekereza aravuga ngo yewe n'amafaranga nishyura y'inzu. Papa wanjye aramuhamagara amubwira ati sheri wanjye bite, ni byiza meze gutego, ari ikintu nashaka ko tuganira. Aramuganira iki papa? Aramubwira sasa oncle wawe uriya yambwiye ngo ashaka ko ngo ujya kubiha umwana w'umugabo nako byakunda. Aramubwira ati none se ko wenda byawe bitugabanyije amadepanse, nkajya nishyura amatike n'ibindi, ariko ufite ahantu urara ukarya ukanaryama, ari ikibazo? Umwana w'umukobwa aravuga ngo oya ntaho nzajya. Umwana noneho birangira bigenze ute? Papa aravuga ati okay, niba bishaka nta kibazo. Uyu mu oncle arangije aragenda yegera papa, arongera amuga ati yaranze ati abana b'abakobwa b'i Kigali rero, abana baje Kigali bakunda liberté, bakunda kuza kwibana kugira nyine ngo bajye bakora ibyo bashaka. Ayo ushaka umwana wawe atari ikirara? Ayo ushaka atari ikirara? Arambwira ngo iki? Wambwira ati uyu mukobwa wanjye mbona yitonda ntabwo ari ikirara. Arambwira ati ayo ushuwa se tuvuge ko yitonda wenda, ariko siko yatashaka kuza ngo abe mu rugo ahantu nzaba mfite madamu uzajya umenya igihe atahiye, nanjye nzaba mpani ngo menye umwana mushiki wanjye igihe atahira. Kubera iki? Urabizi nyine abantu bashaka like nyakora makara ntabwo mba muzima, sorry. Urumva yambwira ati ko icyo utamubwira ngazi. Papa aravuga ati papa atangiye kwitekerezaho, abanza guhamagara bro, yaramubwira ati ariko twese ko tubi Kigali, aho kugira ujye kubana nande na oncle wacu ubakinashaka ari abageni, kuki utamubwira akaza tukabana nka musaza? Papa aravuga ngo yangura n'umukobwa ni mutoya, reka ajye kubana nande na nyirarume. Umwana papa aramubwira ati ugomba kujya kubana na nyokorume, whether you like it or not, you are going. Hey, umwana nyine papa aramubwira ati rwakwezi ntabwo nzakwishyura, aho ibintu ufite uzaza ubibitse, nzaza ufate imodoka mbizane hano mu rugo, ufate imyenda yawe ugende ujye kwa nyokorume. Waragenda agezeyo, umwana akigerayo nyine wa mukobwa wa mutante aramwakira. Amaze kumwakira nyine, ubwo no twavuga ko ari umutante we something, I don't know, aramwakira. Amaze kumwakira n'umubaza nyine baraganira. Umwana rero nyine n'ubundi yarasanzwe ari umwana uzi gukora ibintu byo mu rugo, nta kibazo, akabyuka agakora dusuku duke ubundi akagenda. Iteka ryose rero yagenda ku ishuri, wa munsi aramubwira ati tegeza nze ngutware. Kamubwira ati mfite itike, ntabwo ushaka ko wijyana. Abasore ba hano hanze urabona karitsiye duturamo abasore benshi, ushobora no guhura n'umusore hari hanze akagutereta akagukunda. Munsi nye please, akagukunda. So stay there, I'm coming. What kind of an uncle is that? Umwana rero akamutwara, bamutwaraga rero pa oncle ngo abaga afite ikiganza he ku bibero. Akenda mukora, arangije umwana namubwira ati nge rero nge ndasenga, ndi umukristo. Ntago niyo ntari umukristo, niyo ndi umupagani, ntago naryamana na oncle wanjye. Umwana nyine yagezeho biramurenga nyine bitewe n'uko agenda amukora, amubaza ibintu bijyanye na sex, amubana n'ama boyfriend. Ari ikindi kintu umwana yambwiye nawe yagiye ambwira ati icyo gihe bigitangira kubana iteka ryose, iyo kuko uyu mwana kibana yumva agiraga abantu benshi baza kumusura, harimo abahungu harimo n'abakobwa. So icyo gihe rero kiza kubana na oncle we n'ubundi nabo bajyaga bagiye bute bakaza kumusura, ariko iyo abakobwa baza kumusura nta kibazo, ariko yabaga ari abantuze abahungu baza kumusura, induru zaravugaga, inzu zikavuga akamutuka handi ngo umugore we ngo yigeze kumubaza namugaseka nkubaza ikibazo, urabizi neza ko uri umukobwa mukuru ububwira nose niba nakundana n'abahungu, niba afite na sheri, ikibazo kiri hisi umwana w'umukobwa ufite imyaka 20 ejo mushobora no gushaka.
ariko nasoni usanze umunsi nyine ngo asanze umutipe yicaye muri salo bari gukora amayitide abaramushoye kugenda nimwega muza kutwicira abana mweze kuturangurira abana posa mva oh god umugore nyine ngo yibonye biramutangaza avuga ati ya ugira amahane birumvikana nta n'ikibazo but please uyu ni umukobwa mukuru uyu antante naho gatangira kubona ko harimo ikibazo aramubaza aramaze se what's going on kubera iki nyine umugabo wanjye aba adashaka gukundana n'ubwo bitangira ko uyu mu anti cyangwa uyu mugore wa oncle wiwe ari utangira kujya agira ute amukingira ikibaba yataha bwije akaba aruvuga ati yatashye ati oya ninjye wari umutumye yaje kare ariko ninjye wamutumye yataha bwije agafata telefone agahamagara uyu mugore wa oncle akamubwira ati ndi hanze bigende gute reka nze umugore akamubwira ati ndashaka toka nze ntume umuntu afata iyo sakoshi yawe winjire akumena n'igitambaro cyo mutwe n'igikanzu winjire nkaho nta nahantu uvuye rero ikintu cyaje kuba uyu mukobwa agire gutya umunsi umwe agende nyine ajye mu mujyi ahantu gukora interview y'akazi agiye gukora interview y'akazi nyine yiga mu kabiri muri kaminuza ajya muri interview y'akazi ajya mu interview y'akazi agezeyo nyine n'akazi barakamuhereza umutipe rero bakorana aramukunda abundi hano story zingiye aramukunda amaze kumukunda umukobwa nawe aramukunda umwana mu kintu cya mbere yakoze yabibwiye umugore wa oncle wiwe icyo gihe umugore wa oncle yari yatwise yamaze no kubyara ariko agifite wa musaraba wo kumubwira ngo nushaka kubikora bwa mbere ngo uzambwire ngo ndise man agashaka no kumusanga mu cyumba ngo amuganirize nyine ibyo byose yabikoraga just because like he wanted to be so like nyine kumurinda cyane protective and everything nyine umugore akavuga atoke nako uyu mukobwa ngana gutya nanjye ubwanjye ntibabinkoze nanjye ubwanjye ntubinkora ndi umugore wawe ushaka kwikora umwana ungana gutya umukobwa ungana gutya busuri oncle nyabake kinjaje kuba rero uwo mutipe nyine atangira kujya mu gutereta uyu mugabo ngo yari amubwiye ati nsono yakutabyuza ugira ngo nze gutora yari yarigize shoferi we yajya kuva mu kazi akamwamagara uri hehe ndi hano ku kazi okay guma ngo nze ngufate atajyana n'ikimotari kikwegeza kikwegera kigakorazaho umubiri urumva umwana rero umutipe atangira kumutereta umutipe rero atangira kujya muha lift ubwa mbere nyine abibwira umugore wa oncle amaze kubibwira umugore wa oncle wiwe nyine arishima aramubwira ni byiza ariko you have to be very careful abahungu muri iyi minsi urabizi nyine antamugira inama and everything guess what happened umunsi umwe rero ngo batahe umuhungu amucyure wa mu oncle amuhamagara umwana nange kumwitaba nyine yajyaga kumwitaba akamubwira ati nyine nka boyfriend wamucyura aramubwira ati nageze mu rugo something arangije aramuhamagara umwana yenda kugera ku gipanga aramubwira okay mu rugo ndenda kwagera natiza akamoto nyine yatekaga cyangwa yaramutukaga pia amubwiraga nabi cyane umwana aramuha papa nyine ubwo navuga ko ari oncle wiwe aramubaza ati se ageze nyine imbere y'igipangu yageze imbere y'igipangu cye asanga imodoka yaparitse ahasanze imodoka yaparitse ntabwo yabyitayeho ariko yaciyeho nka gutya wenda nko kwinjira mu gipangu amaso yahuza nande na nisewe cyakaravana akiyahuza nahita hagarara vuba ndaba imodoka wowe ninde bari kumwe who is that umwana ati ni umuntu dukorana umuntu mukorana nakuzana kugeza ngaha ndi kwa muhungu we uruwa hehe umuhungu biramucanga abahungu b'Ikigali nawe urabazi nanjye ntago wambwira nabi gutya minave what's going on here what is happening aramugambwira neza nyine umuhungu ashaka kuba like meze neza yego what's going on kuki uri kumbwira nabi something nari muhaye lift kwako dutaha hamwe anje umuhungu ni wanatanga umuhungu yahise ngo afungura imodoka ahita ashikuza mu mwana w'umukobwa nisa umukobwa aravuga ati naguye hasi yarankuruye mpitangwa ati umuhungu rero turi kundana na boyfriend wanjye yarandebye biramurenga biravuga ati mu izina rya Yesu ahita ava mu modoka aza nko kuntura yagize ngo ni aravuga ngo ajye no kunkora ahita avuga ati numukoreho mureke Jesus the man was obsessed arumva ubwo rero ibyo bintu kibara kubana naratashye ngeze mu rugo nkinjira mu nzu umugore we yari afite uruhinja ankinjira mu nzu areba ukuntu nsa nabi aravuga wabaye iki
ajya kubona umugabo yinjiye mu asakuza ntabwo ngesha kuzongera kubona n'abagabo papa sasa ngo nkungurera nabi mushiki wawe ni wowe ni mwebwe yadusigiye arambwira ati ni njye yabasigiye nyine mukuru wanjye ari hehe kutamufata nk'uko ufata njye ntabwo ndi umwana kandi ikindi ubu nabonye akazi umwanyishyura iminsi utanyishyura inzu I'm moving out akimwangara moving out ngo aravuga ati ibyo ntabwo bizaba muri uru rugo it's not happening ntabwo bizaba wa mama aravuga ati ariko si ikibazo kiri hehe umumama aramaze ati ariko se reka nkubaze ikibazo nyine ndashaka kwibariza ikibazo kimwe niba uyu mwana w'umukobwa uyu afite amafaranga akaba afite akazi kandi nkaba mbona ukuntu mufata njyewe ntabwo nabishobora niba ari nuko ngo tuzarira abana bacu kabafata ari umugore bimubwira for me I'm out ntabwo uteze gufata umwana gutya uyu mwana n'umukobwa mukuru umwereka ku mwaka muri kaminuza ufite umuhungu bakundana umusanganye n'umuhungu bakundana bari mu kigero kimwe uramushikanuje uramututse urambwira ko uyu muhungu azongera kumuvugisha urambwira ko uyu muhungu azongera kumuvugisha or what's going to happen umuhungu ati ntabwo bindeba ntabwo ngera mutumye kubindara ngo ati ndakwe kari ndaya kuba umuhungu bakundana amahaye lift wowe ntabwo amahaye lift wowe wanyuye inshuro zingahe hari umuntu wigeze uguhagarara hejuru ntabwo basaza wanjye na papa wanjye n'abandi bose badusha ko twiciye mu modoka ari ikintu kimwe bigeze bavuga please reka umwana arambwira ati Debby nararize ndarira umva ndasaze naragiye mu cyumba cyanjye mfata telefone yanjye mpamagara wa muhungu banza kwanga kunyitaba arambwira ati what is that are you married to that guy uriya muhungu murabana what's going on arambwira ati ni long story ni uncle wanjye I will tell you tomorrow please I'm so sorry umuhungu arambwira ati sheri ntabwo don't say sorry actually I'm so sorry njyewe mbabarire ntabwo nari nzi ko ibintu bishoboka ntabwo nzi ko ibintu bibaho uncle wawe uvugana na mama wawe ni ngombwa ko mama yapfuye ufite imyaka 9 yego so what is that bwarakeye umwana arabyuka ajya ku kazi abyutse ajya ku kazi atashye ajya nyine ku kazi agiye ku kazi wa muhungu amarambwira ati njye nawe we have somewhere to go today evening because we need to talk about how uzava muri rugo I can't let you stay in there umuntu uri toxic like that umuntu ushaka gukubita umuhungu ungana kuriya umuntu wagukuriye kuriya I don't understand tell me what is going on umukobwa aravuga ati mana njye ntabwo mbizi I'll come yes atariko bari ku kazi oncle yakomeje amuhamagara amwandikira mu message uwo muhungu ndashaka ko mutandukana none hangaha urabizi ko ari njye muntu wa mbere ushaka ko you know a lot of bullshit arangije umukobwa baragenda bajya umuhungu nyine saa sita amujyana kuri lunch bageze kuri lunch arambwira ati so we need to talk what's going on umuhungu gukunda bro ushaka kumenya what's going on so single yes arangije arambwira ati ndakubwiza ukuri amubwira ati njyewe amubwira nyine irya solution nabwiye ubuzima bwiwe amubwira how oncle yiga muri nyine agitangira kwiga like ubwo ni nka last year or something byagenze gutyo bigira hata umugore amaze akora ubukwe amaze gukora amuzana mu rugo ukuntu ageze akamusanga mu cyumba akamusanga hehe aramanje amaze urabishkura ni oncle wawe uraniwe uvugana nawe cyangwa wenda ahuye n'umuntu aravuga ati niwe pe ni oncle wanjye niwe ucaho kwa mama wanjye this and this ambwa nagushoboka you have to get out of that house ngiye kano kana ngiye kuri ribu ngiye kubivuga ngo ya nako najya kuri ribu kubivuga and everything aramubwira tasa nakubwiye ngo wowe you have getting out of that house whether you like it or not aramubwira amafaranga afite nako nyine nshobora no kubona amafaranga y'inzira kunakora ibikoresho byanjye byo muri ghetto yanjye nabago ndi umunyeshuri aramubwira ati nako cyo umunyeshuri ufite akazi hano keza kaguhemba neza this and this please yageze mu rugo rero wa mu auntie wiwe agenda kumufasha umwana amufashije umwana mu auntie aramubaza ngo ati ko seka nkubaze ko ubabaye kutishimye mwaro no rugo ntago ndi gushaka kukubwira ngo genda kuko mu bakobwa nakirukana ntago urimo you are a very good girl and everything ariko ubu buzima ndabona ntago ari bwiza pe wa mwana aratwikara aramubwira ati so urajya mbigenze kutamubwira ati ufite amafaranga ngahe aramubwira mama aramubwira ati sasa ngenda guha amafaranga y'inzu y'amezi 3 ugurira amafaranga ugura ibikoresho bimwe na bimwe nawe uzongeraho ugurira ibikoresho ugenda ujye kwibana kuko uri umukobwa mukuru rero ushobora gushaka ushobora kubona kandi abantu bashaka ari batoya ntabwo ushaka ko uyu mugabo azakuza gushaka
sinibaza n'ukuntu akurira nkaho ukiri umwana nkaho ugifite imyaka 9 sinzi impamvu ubifata kuriya umukobwa nyine arishima ambwira mama wanjye urakoze Imana iguhereze umugisha descendants rero barapanze anti bamushakira inzu amaze kumushakira bashaka inzu bazoshaka inzu wa mwana afata imyenda yaragenda akimara kugenda ati nkigera kuri gate bwa mbere nakoze na brotsende umugabo na brotsoncle wanjye mpamagara panta mbwa ati navuye mu rugo papa arambwa se kubera iki papa arakarambwa ati oya nabonaga ari cyo gihe ndi mukuru bihagije ntavu nzagusebye ni papa abwira papa ntabwo nzagusebya nagwaza n'indarerere ndambeho ntabwo papa arambwa ati oya niyo wansaba nta kibazo ariko nugira ikibazo uzampamagara ndi papa yemera ko byaye rero umwana ava mu rugo nyine aragenda ingaruka yabanje kujya iwabo asura step mom wiwe na turimo natwe ngo twari tumaze kuba tubiri and everything arangije nyine aragaruka atangira kwibana rero ngo yumvishe meze neza and everything so story rero hano hantu rekanye babwire so kuntu byaje kugenda rero oncle we yaratashye ageze mu rugo abwira nyine ategereza umukobwa ntiyataha abaza umugore aramubwira se what's going on where's Jessica aramubwira ntabwo ari butahe kubera iki yimutse ati oncle yikuye mu rushyi rwa mbere rwiza rwa kandari akubita umugore yimutse ari ndumuhaye uburenganzira yagiye udahari wa mugore y'igicucu atuka umugore nje amazi aramureba ariko se ndashaka kubaza ikibazo ishiyo nise oyo cyangwa n'umwana wawe cyangwa n'umugore wawe urumva arambwira nanga n'umugore wanjye n'umwana mushiki wanjye ngomba kumurinda ngomba arambwira oya there's something going on, there's something fishy here. Ntabwo ushaka ko umuntu umuvugisha, ntabwo ushaka umuntu umusura umufata nkaho ari nk'ikintu cyawe simbizi cyo ushaka kurira mwana w'umukobwa. Please leave her alone. Umugore aba arivumbuye ahetse uruhinja rwe aritahiye. Oncle wiwe ashaka umukobwa ari kwaza ko nayumva telefone irasonye, yumva umuntu kuri telefone, umva ubwire wagashinzi we nzakubona uko byemeze kose nzagufata urinde kuva mu rugo rwanjye utambwiye none watumye nkubita umugore wanjye aragenda umukobwa aramaza ninjye atumye kubita umugore wawe cyangwa amukubise ko akumva gushaka kumukubita. What's going on? Umwana aravuga twenda kose uyu mugabo azaza nyine nzimbizi aramukupa amaze kumukupa. Guess what? Mu bantu basohotse we na boyfriend wiwe basohoke muri parking lot yabo ya office yabo ntazi bageze hanze. Oncle yaturuka nkari ikintu cy'ikigabo cy'igisaza ko shabana abagabo b'indana mugira ibibazo aranje yagize ute ingumi yamukubese ingumi akubita boyfriend w'ingumi. Uyu mwana ni gute umutwara baramurongoye waramushatse waba warigize waramushatse ni gute umujyana ukamuvana iwabo umuhungu ahita amubwira ati urankubise njyewe ibintu byose mbivuge wowe umuntu w'umugabo ushaka gukora bino bintu kuri uyu mwana w'umukobwa yavuze ati muceceke mu byo ubwo nyine akiza abantu wagira ngo ni agafilime aho abantu bari kuhangeza. There's a friend here but I don't know who is. Yes, arambwira mbwira yumva yabibwende wamutipe. Oncle ahita afata imodoka ahita agenda ahita afata imara afashe undi muntu afite telefone ahita amwandikira arambwira atumva ni gute ugenda kunteza abantu ibyo nabivuze nikinira ibindi kinibiki how dare you aranje wasanga arabibwiye n'umugore wanjye arambwira ntabwo nigeze mbibwira umugore wawe ariko ntuzongera nzabimubwira ntitaye nzabimubwira. Urumva wa mugabo atashye hashira igihe nyine ngo atamubona ataramuvugisha nyine uyambwiye ibyo bintu byabaye last year niho tongeye kumuvugisha niho ko yabimbwiye uyu mwana yanyandikiye last week ambwa nyine last year niho byabaye ngo amara igihe kinini rero ejo bundi bajye mu bukwe nyine bwa sister w'uyu mukobwa mukuru. Bageze mu bukwe bwa sister w'uyu mukobwa mukuru wa mu oncle nyine aza kumusuhuza yigize umwana mwiza abo mukobwa nyine arambwira ati w'impunga ntabwo nkimeze kuriya narahindutse. Umugore nyine n'undi uyu mwana arasanzwe ajya gusura uyu mutante ubwo no mutante wiwe ariko oncle wadahari bajya kuyuza mu rugo ariko azikoze mu rugo ntunamvugishe bla 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 ambwira ibintu byinshi cyane amwe mu muracyakunda arambwira yego turacyari kumwe arambwira ngo yigo namwe musakuru ko tuzabashyigikira bullshit.
until rero umwana yanyandikije undi arambwira ati Debby agiye kubona mbona from nowhere saa 2 z'ijoro ndi iwanjye ntabwo nigeze mubwira ahantu ba ubwo munsi cyangwa tuva mu bukwe natashye boyfriend wanjye aje kumfata nyine nyuma y'ubukwe ntabwo yigyaje mu bukwe ariko aza kuza kumfata niba yaradukwikinyiriza kugira ngo mbise nagiye kubona mbona igipangu tubamo abantu benshi ngiye kubona mbona umuturanyi wanjye araje ahagaze imbere n'uwo mugabo ahagaze inyuma ngo nkire wawe rero gushaka ngo yavuze ko atazi ahantu uko ati namo numva ngiye kwinyarira numva ngiye kugira gute urumva arinjira ndamubwira nanze kubikora nyine aturanye bareba muhereza icyayi maze kumeze icyayi ndamubwira se meze neza nyine turaganira kuje hano se waruje kundebera iki arambwira ati umva nkubwize ukuri urabinda bizi kuri umwana wa mushiki wanjye but kuko ikura mu mutwe ntabwo mbishoboye I'm not okay and everything ndagukumbuye ngomba barabasi nkureba akanya gatoya abankire muragwira you are full of nonsense urumva bara mbe nkurebererere umwana aramubwira umukobwa nyine batoke nyine umukobwa aravuga ati nabuze ikintu nkunda mwatoke icara nta kibazo ngo namukobwa yicara aho ngaho ukajya mureba ngo aramureba ngo nje ngo habagurutsa nicaye ngabaje ngo mufata gutyo sinzi ko bwamufasha ni kujya gutyo arumfasha nje amubwira ngo kana kiss you umukobwa aramubwira musunika please usoma mu ibiki nabwo atari kubundi iki kibazo amwe ati ngiye gwamagura umugore yamubwira buri kintu cyose ahita amubwira ngo urushake ngo ngiye ngo nzamubwira ngo ko ari we wanje ngo nzamubwira ngo ko ari we waje ngo kambwira ngo urankunda ngo kariyo mpamvu ngo na mbere yuko nguza kukabana ngo ari we waje kunsaba ngo ko nabe ngo napsa papa wanjye nyine ibintu byinshi nyine ashaka kubimushyiraho arambwira ngo nzanambwira ngo kwanabikoze ngo kiba mu rugo ngo we used to do it and everything umukobwa ninjira avuga ati umusazi ntabwo byo ngibyo umugore umuntu yabyemera because you are full of bullshit nyine umukobwa aramutuka ahamagaye umukobwa abonye byanze nyine cya kigabo giri gushiramo imbaraga n'ibiki byose umukobwa afite telefone avuga ati ngiye guhamagara polisi ashyiramo nyine nimero za polisi ya mugabo itavuga ngo hoya ngo tubyorere nyine umugabo yarabaye na it was like this arije umugabo yatubyorere nta kibazo reka ntahenerere ariko atanye namubwiye bya bindi umukobwa nyine arabyorera ejo bundi rero umukobwa nyandikira this girl was crying. Guess what happened? Uyu mugabo, uyu mu oncle wiwe yaragiye yicaza umugore mu rugo amubwira ukuntu uyu mukobwa urumva ariwe wamujeho ariwe wamusabye ngo ko baryamana ngo kuva kera kiga mu wa 5 secondaire ngo bararyamanaga nyine ngo yagiye ngo ameze nk'umuntu ugiye kumwicozaho ngo amwicuzeho ngo amubwire ngo everything ngo ajye gushaka n'umugore ngo uyu mukobwa yarafushye cyane ngararakara ngo ruvuga ngo ya ngo urwo rugo ngo nanjye ngomba kuza kurubamo ngo rerere ngo niyo mpamvu namuzanye ngo nanjye ngo bibe ngo bite ngo n'ukuntu ngo ndumugabo ngo abagabo ngo dufite ukuntu duteye ngo byagize ngo nkajye numva ngo ndamushaka ngo nyine ngo nkumva ngo ngafuha ngo and everything ngo biteye ko ngo kwahita ngo twagaga turya a lot of nonsense urumva anje umukobwa nyine abyumvishe byaramurenze wa mugore aramuhamagara uyu nyine umama wamanteta amuhamagara ngo ati na Soni umwana arareze nk'umwana wanjye how dare you do this to me ararira amaze kurira uyu muntu nyine ahamagara papa wiwe Debby ubu famille yaranyanze nta muntu mvugana nawe only my boyfriend knows the truth urumva sister wanjye yaragiye kunkubita yaje kundeba yaranyishe yankubise urushyi arambwira ati na Soni urani oncle wawe how dare you aramutuka arambwira ati oya ntago ari kumbeshyira niyo byagenze gutya arangije yereka sister we nyine message umugabo yajyaga amwoherereza and everything sister aravuga ngo ho yanga ibi byose yavuze ko ari wowe ngo ngiye shaka kukwizera ariko si umugore we ariko se papa ibikindi papa we ngo ntakimuvugisha umwana ari kugisha inama what can she do kugira bongere bamutrusting nyine babyemere kuko ntago yabibwiye famille amaze kubwira famille ababwiye n'inshuti za famille ntago yabibwiye n'aba oncle b'abandi nyine batagiye kubana muvugisha numva umwana afite nyine famille nini ariko umva famille kwa mama yose ziko uyu munisi yajyaga ajya kwishinza kuri oncle Jesus mundi yes and the story umwana yamaye yambwiye ko it was the other way around even the boyfriend nyine boyfriend we ngo yagerageza nyine kujya kuvugisha papa aramubwira yari kumuvugira kwa kumukunda atariko ndabitekereza ko nanjye umwanya wanjye ibyo natabikora ngo ariko what if is true aramubwira ngo is not true ibikini bikikire
things like that. So guys, I'm this is a story. Please don't forget to subscribe, share, tell your friend to tell your friend that Debbie, after 6 months, she has a brought story time back and she's happy to do it. Bye bye.